إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah, amahoro n'imigisha bisesekare kwa sozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad, Imana imwishimire n'abiwe abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'ibihembo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, akaga, amakuba, ibyago byagwiriye u Rwanda bituzanira FPR. Rwose FPR imaze abantu, imaze urubyiruko, imaze abanyarwanda, kubakenesha, kubica, kubarigisa, nagatangaza, birababaje cyane. Sinzi abanyarwanda turakora iki, turatekereza iki, dutegereje iki? Ntago ndi butinde narinje ahangaha gusa kugira ngo dukore ikiganiro gito cyane dutabariza aba bantu, ni no kubamenyesha no kutabariza kundi, kuko turabatabariza se ngo bigende bite, no kumenyesha abantu, ariko kandi no kugira ngo tumenyeshe nyine n'abafite ubushobozi, babwira imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu, yemwe banakora ibishoboka byose bagere muri Conseil de Sécurité, babwire rwose runiko ibyo tuzaniye ari akaga. FPR itumazeho abantu, imaze abanyarwanda, nakaga. Rero mukoreshe ya comment, mugerageze ibiganiro byanjye mikuze hose, canal itera imbere. Izi canal zanjye zose ari Bicaga TV, hari na Amateka Nyakuri rimwe TV, donc bitera imbere, bizamuke bigera ku rundi rwego, yenda mu minsi iri imbere bishobora kuzagira icyo bimarira. Ntago rero ndi butinde ahangaha, donc mu kanya maze kubona inkuru yica mugongo. Hari umwana witwa Kome, muramuzi ku Murabyo TV, atanga ubuhamya bunyuranye, avuga ko yishe nyina. Umwana yavuga ngo yishe nyina, ariko ntabwo yamwishe, gusa tete yavuga ngo ninjye nishe na mama. Mu by'ukuri se yamwishe, gusa ni ingorane yagaragaje uburyo nyina yapfuye, ko nyina nyine yapfuye ari we agiye kureba, ushobora kuba mbyitiranyije. Kome ibyo byose muramuzi ku Murabyo TV, yatanze ubuhamya bunyuranye. Uyu yari umupolisi mu gipolisi cy'u Rwanda, ni umucikacumu wa jenoside. Yatanze ubuhamya bunyuranye, kandi ubu yaragikora ibiganiro binyuranye, cyane cyane yakunze gukora nyine ku Murabyo. Yarafite na kanale ye, ntego nibuka uko yitwa, ariko kandi yakundaga no gukorera ku mwenegihugu official, yakundaga gukoreraho cyane. Hanyuma rero amaze iminsi 3 yose uyu mwana ataboneka. Amaze iminsi 3 yose ataboneka. Ni ikibazo. Hamwe n'undi munyamakuru nanone ngo witwa Olivier Ishimwe, yakoreraga ikinyamakuru yibari Inyarwanda, nawe yarabuze. Rero murumva ko nakaga n'amakuba. FPR irimo kwica abantu, irimo kunyaga urubyiruko muri kino gihe gito cyane. Yibasiye urubyiruko kuva ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere kugeza uyu munsi. Abasore 5 abo nabo nzi, ubwo hari n'abandi ntazi, abo nabo tumenya nyine, ariko hari n'abandi tutamenya. Donc abasore 5 rero, uhereye kuri Rwakibibi Jean Marie Vianney, namukozeho ikiganiro ejo bundi, yiwe ngo yari gitifu w'akagari ka Kirwa mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu yarabuze, bamushinja ngo amacakubiri. Ntago ari kubura, we arafunze, we baramufunze, azaho ari, baramushinja amacakubiri, ariko mu by'ukuri ibyo azira turabizi. Iyo nyine mu Rwanda bakwanze, bashatse bakugirekaho ibintu nk'ibi ngibyo, cyane iyo wari waragiye no mu buyobozi bwabo nk'uko wibeshye, nyine bakugirakaho ibyo bashaka. Hanyuma rero murabizi ko Niragire Desire ni umusore nawe mu by'ukuri wabuze nyuma gatoya y'urubanza yuko baciye urubanza rwa Ingabire Victoire, hari ku itariki 14, donc nibwo uwo muhungu yabuze. Kugeza n'uyu munsi ntago turamenya aho hari, yarapfuye atarapfuye, ntago twamenya ibyo ari byo. Gusa ibyo byose ni ibintu muzi ko, donc iyo umuntu
atarapfa ahubwo nabwo abamerewe nabi cyane, abatorotirwa, abakorerwa nabi, abakorerwa yicarubozo n'ibindi. Hanyuma Kofi nawe muramuzi, ni umwana w'umuhanga wakoreraga ku kinyamakuru cye nyine yise Rwanda Burundi TV. Ni umwana w'umusesenguzi w'umuhanga wari ufitiye igihugu rwose akamaro. Aba n'abana bose bafite igihugu akamaro, kuko n'abana bari bafite ubwenge, nk'abayorwa Kibibi Jean Marie Vianney n'uyu Niragire, donc ni promotion imwe bariganye. Hanyuma Kofi nawe muramuzi ko ari professeur mu mibare, n'uburyo bw'ubusesenguzi bwe murabuzi ko yari umuhanga wo mu rwego rwo hejuru, nabona ko u Rwanda rukeneye ndetse Afurika ikeneye. Hanyuma Kome vraiment nawe yari umwana yagaragara ko afite ibitekerezo biri compact, bimeze neza cyane, ibitekerezo bitarimo ubuhezanguni, ibitekerezo byo kureba ku mpande zose, ibitekerezo byo mbese yari ufite ibitekerezo mu by'ukuri bihuza abantu, bihuza abanyarwanda. Donc yari umwana rero ufite, kandi yari umwana muto cyane nawe w'imyaka nk'iyo ngiyo nka 30. Donc muri kino gihe rwose bibasiye urubyiruko cyane. Uyu rero Olivier we Ishimwe ntago we muzi, donc namubonaga gutyo ku binyamakuru, sinzi we ikintu yaba yazize mu by'ukuri kubura kwe, kuko yari n'umunyamakuru w'imikino, ahantu bidafite aho bihuriye n'ibya politike dukunda kuzira, byo kuvugisha ukuri kugira gute, ntaho bihuriye. Ariko nawe uyu munsi ntago tuzi aho ari, yabuze. Nabonye hari ikinyamakuru cyasohoye amashusho yabo batatu, Kofi, Kome na Olivier, ko muri no minsi abo ngabo nyine babuze. Nibyo rero mvuga ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi donc turagona, sinzi, kandi mu by'ukuri tujye tubyemera ko dufite, donc ntago turi abakombata, ntago turi abantu mbese tuzi ibyo dukora. Ni ukuvuga gusakuza kugira gute, abantu kwiyemera, bakavuga ngo barashyiraho amashyaka ngo ya politike atafite intego, ngo ugasanga amashyaka abaye 50, abaye 40. Donc ntago bishoboka abantu niba mutashyize ibitekerezo hamwe ngo murwanye umwanzi umwe, mugafata initiative yo guhangana n'umwanzi ubarwanya mwese, hanyuma mugafatana initiative yo kwirwanya ubwanyu, guhangana ubwanyu, ibyo rwose nta kintu bizabagezaho. Ibyo ni nta kintu bizabagezaho, bizatuma mugushyanga, kandi ibyo nibyo umwanzi abifuriza. Rero sinzi impamvu mukora ibyo umwanzi ashaka, sinzi impamvu mudakora ibikenewe, ahubwo mukihata gukora ibyo umwanzi ashaka. Ni akaga rero, ni akaga kandi n'amakuba. Ntago byoroshye kugira ngo donc leta nk'iyi imaze abanyarwanda, ishimuta abantu, isenyera abantu, yicisha abantu inzara, ko ntabwo ikwiye kunanirana, nubwo yaba ashyigikiwe na gashaka wake byishuri 1000. Abanyarwanda mubyanze mukaba muti turabyanze, tuvuze twese turabyanze, twabivugira rimwe tuti turabyanze. Nzi neza ko kuvaho na byabara ako kanya, ni nko guhumbya no guhumbura, ariko ntabwo bishoboka. Kubera ko dufite inda nini, ibyo dukora tubikora tugamije inyungu, ntabwo tubikora tugamije kurokora u Rwanda n'abanyarwanda, ahubwo tubikora tugamije inyungu. Ntabwo twumva ko dushobora gukora ibintu noneho ngo igihugu nikimara kuboneka tugira uburenganzira gusa muri cyo. Kugira uburenganzira njye muri gihugu cyanjye, niba ashaka guhinga nkahinga ntihagire ubirandura, niba nubatse nkubaka ntihagire unsenyera, ibitekerezo binge nabikoresha, ndashaka gucuruza iki nkagicuruza, ndashaka gukora iki ngiki nkagikora, nta umuhohotera, nta umbuza kubikora, nirinda gusenya iby'abandi, nirinda kwangiza iby'abandi. Donc amategeko ahari anzitira kugira uwo muhotera, uwo nkorera nabi kugira ngo ngire ku nyungu zanjye runaka. Ibyo byose hari amategeko abimbuza, abikumira. Byaba ari ibintu donc nicyo gihugu turifuza igihugu kigira amategeko. Donc hari abantu bajya bibeshya bavuga ngo ni ngombwa ko abantu bagomba gukundana. Ntabwo gukundana, ntabwo ari ngombwa ko abantu bakundana, kandi mu by'ukuri nge n'ibyo abantu bibeshya ngo ikibazo hagati y'abahutu n'abatutsi, ntabwo ari byo kuko twarabibonye ko abatutsi baricanye mu gihe
bari bari ku butegetsi mu gihe cy'ubwami, murabizi ku Rucunshu n'ikindi gihe. Imiryango nimukurikira amateka y'u Rwanda muzasanga baragiye bicana, imiryango ikica indi umuryango wabo kubera ubutegetsi. Bariya n'abantu bakunda ubutegetsi, bo ubwabo baricana kubera ubutegetsi. Ntabwo rero ari ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi, ahubwo ni ikibazo cy'ubusambo bw'ubutegetsi no kwikubira biba mu bantu, muri bariya bantu kuva ku bw'abami. Ibyo byarabaye. Hanyuma muri za repubulika nabwo mwarabibonye ko ntabwo byari byoroshye, abantu donc baricanye, abantu baratotezanyije, abantu mbese ntabwo bagombye gukora, ntabwo bakoze ibikwiriye mu by'ukuri kugira ngo nyine bahamye demokarasi kandi bahamye n'ubutegetsi. Nyine bari bamaze igihe badafite, ntabwo bigeze bita mbese ku gihe bamaze bahohoterwa, ntabwo bigeze bita ku gihe bamaze, birengagije amateka, ntibakomeza ubutegetsi bwabo, ntibareba inyungu z'abanyarwanda, ntibita kuri demokarasi, bituma nabo nyine ubutegetsi babutakaza kandi mu gihe gito cyane. Ibyo byose rero ni ibintu dukwiye gusubiza amaso inyuma, ntitwite ku kibazo cya ndi umututsi, ndi umuhutu, ndi umutwa, ahubwo twite ku kibazo cy'igihe abanyarwanda tumaze duteswa kuva kera, kuko rwose njya numva babeshya. Muzajye mu mateka muzumva Babizimana bariya babeshya byo muri 59 za revolution zabaye, revolution yabaye muri 59, babeshya ngo niho ngo genocide ngo yateguriwe, ngo niyo yagize gute, bavuga ngo ubutegetsi bwa mbere bwari bwiza hamwe n'umwami wabo, nuko nguko abavuga. Ariko mu by'ukuri nimujya mu mateka muzasanga ko icya mbere ibyabaye muri 59 nibo babiteye, nibo byaturutseho, donc kuba barahunze nibo byaturutseho, nibo bashoje intambara. Hanyuma abandi nabo kubera ko bari bamaze gufata indi ntera mu myumvire, birwanaho, bakoresha ibibiriti, barabatwikira, hanyuma barahunga. Abasigaye mu Rwanda ntacyo babaye, bagumye aho ngaho babana n'abandi gusa, kubera nyine ibibazo biri politique. Ntabwo byabuzaga ko niba bageze hanze bagakora ibitero by'inyenzi, nibyo koko hari abantu bapfaga, ariko mwumve ko bapfaga kubera iki? Kubera ko nyine abo ngabo baje bashaka kugira ngo bagire noneho n'abandi nyine bavuga bati ni bene wacu, bagashaka kubashyigikira. Bityo rero bigatuma nabo babizira, kubera ko nyine bavuga bati aba barashyigikira bene wabo. Nizo ngorane zabayeho, ariko ntabwo ikibazo cyo hagati y'umuhutu n'umututsi mu by'ukuri siko nkibona njyewe. Gusa nyine ntibibura kuba ikibazo iyo bamwe bibeshya ko abari ku butegetsi ari bene wabo, abandi bakibeshya ko abari guhungetwa tudahuje ubwoko. Byose rero ni ibintu byo kwibeshya, kuko n'ubundi twese turakena tukitwa donc ngira ngo murabibona. Nk'uyu mwana Nicole ni umututsi, Kizito yari umututsi, aba bose simbizi Olivier Ishimwe icyo ari cyo. Ariko donc murabona ko mu Rwanda ntabwo bica abahutu gusa, bica abahutu, bakica abatutsi, bakica abatwa, ntawe basiga. Ntabwo rero nshaka gukora ikiganiro kirekire, reka ndekera aha ngaha. Nagira ngo mpitishe iki kiganiro ntabariza aba bantu, ubushize naribuze rwa Kibibi Jean Marie Vianney, hanyuma Niragire Desire, hanyuma Kofi, hanyuma com n'uyu munyamakuru Ishimwe. Rero ni abantu mu minsi mike cyane, mu guhera mu kwa mbere kugeza ubu bamaze kugenda, tutazi iyo bari, tutazi ibyabo. Ni ikibazo rero, ni ikibazo. Uyu com we amaze donc amakuru ndi kubona darambira ko amaze iminsi 3 ataboneka, ni ikibazo rero, ni ikibazo. Murakoze, reka ndekera aha ngaha, ndeka mbonongere ndabwire ko mugenda. Donc hari ibiganiro mpetse gukora, ngira kuri Bicaga TV. Ntabwo rero icyo kiganiro mbona mwakitabiriye, mukitabire kandi mushyiraho share, comment ndetse mukoze subscribe nyinshi, nzabone ko mu minsi mike mbone ko subscribe igihumbi zagezweho,
kandi nzajya nishima nabonye ko ikiganiro cyanjye cyongeye kurebwa n'abantu byibuze barenga 5,000 nk'uko byahoze. Murakoze kandi murakarama, Imana ibishimire. Mu by'ukuri turi kumwe, nzakomeza kubazirikana, nzakomeza gushakisha uburyo abanyarwanda twahora tukaba bamwe, nzashakisha gufatanya namwe kugira ngo turebe uburyo twakubaka igihugu kimwe, igihugu kandi kibereye buri munyarwanda wese, umuhutu, umutwa, umututsi, twese tukigiremo uburenganzira bungana. Ntabwo nifuza ko habaho abantu bumva ko bari hejuru y'abandi. Nifuza ko abanyarwanda bose bakumva ko turi bamwe, bakabona ko turi abantu bamwe, tugasenyera umugozi umwe, kuko kugira ngo twubake igihugu cyacu nyine kimwe. U Rwanda ni rumwe, ruzahora ari rumwe. Rero tugomba gufatanya kurubamo twese, uko nubwo turi nyabutatu, ariko birashoboka ko twarubamo kandi tukarubanamo neza, kandi dushyize hamwe. Mu by'ukuri nta cyatunanira, iterambere ryaboneka, ubukire tukabubona, tukabaho neza, tukareka umwiryane. Kuryana rwose nta kibazo tugezaho, gura tujyana twicana agatebe gatoki, ejo umututsi yategetse, ejo umuhungu we umutu yategetse, ejo umutwe we ntago ajya avuga, cyo kora bose baramukoresha, bashaka kumukoresha mu gukora ibibi. Mu gihe cya cyami abatutsi bakoresheje abatwa mu gukona abahutu. Mu gihe cy'ejo muri jenoside yakorewe abatutsi, abatwa bifatanyije n'agatsiko ka FPR kaje kwica abantu, na bamwe mu ngirwa bahutu b'ibicucu bafatanya kwica abatutsi, ndetse n'abahutu bose barishe, ntawe barobanuraga, gusa barebaga nyine ufite agasura k'umututsi, cyangwa se bakamubeshya ibyo banabizi ko ari umuhutu bakanamwica, cyangwa se bakaba bazi ko badahuje ibitekerezo bakamwica. Ibi byose byarabaye. Ubwo rero abatwa bakoreshwa ibibi byinshi, ariko kubera ubuke bwabo nta mbaraga bafite, nta nubwo byanashoboka ko bategeka igihugu, kuko ni bake cyane, ntago intuza yabo byashoboka. Yewe ntabwo bagize n'amahirwe yo bagiye basubira inyuma mu kwiga, mu kugira gute, ntabwo bafite ubumenyi bwo kuba bayobora igihugu. Ariko n'abanyarwanda bagomba kubaho neza, kandi bakazamurwa nyine nabo iyo capacity bakaba bayigira, bakaba mu butegetsi, bakaba mu buyobozi, bakaba abantu dushyize hamwe, twubaka u Rwanda. Si ngombwa kugira ubuzima si ugutegeka. Kugira ubuzima ni ukugira uburenganzira mu gihugu cyawe, ukanezerwa, ukishima, ni uko kugira ubuzima. Murakoze kandi murakarama, Imana ibishimire. Turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Merci.